taha gusa ku Manuro TV ndakuziye wowe wagisambu ngo ni impano y'Imana ndazenguruka televiziyo zose mvuga ubuteka mutwe n'ubwesikoro bwawe paka na leta igize ikibikoraho umugisha wava mu bitagaragara jewe ndi kukwereka ibintu birenze iyi si note imwe avemo nk'ibihumbi birenga 100 ndahita neza wowe se ni wowe tegeka oya sintegeka wowe singiye hari ikindi kintu uri kurebamo ciramo w'amacango yawe ciramo vuga atavemo umugisha avemo umugisha yose yabe uretse turebe hari n'igihe bitashoboka ufite imikoshi ndibyemera oya nta mikoshi amazina yawe witwa nde niyo mugabo Jean Claude vuga ati n'umugisha tuba tugeze nimba ari kwa Roza Kabuye ngiye sinzi muri Kigali Kagugu kwa Roza Kabuye niho atuye se aha nywera mana y'Imana komeza yego ambwira ati numagera aho ngaho bagusige hafi ya station aho hantu urazi bahita kwa Kazungu mu biziriko urabona hano Kagugu kwa Roza Kabuye ibatsinda hafi y'ahantu bita kuri Benigo kwa bare inzovu mu nzovu ni hanywera naho ngaho uyu ngo yarabyise urumva ko yabyise reka ngushyire hayo nshaka upfa kumbwira ati nayabonye njyewe reka ndemere uyu mukobwa egera hino sister egera hino ndagushaka egera hino humura sinyamvugisha abakobwa bampiki njye nakubwiye ko navugisha umukobwa ushobora kuba yanyara fanta cyangwa akanyara essence nshyira mu modoka abaho se babaho bushobora no guruka mubona baba heza zeru mukobwa ngiye kukuremera sibyo vuga ati no mugisha ndamubaza awo mukobwa arambwira ati karabo k'Imana nawe mwaje se uriya muntu ibi ari amafaranga yabahaye arambwira ati ngwino nkujyane ku ruhande kara sinakubeshya uriya muntu bira bintu arimo aravuga none se ikibazo nabonye ajya guha amafaranga arakublessing inshuro zirenze zimwe rwose ibintu bikagenda neza yakurenze iriya migi nabonaga ikoramo bibwira ngo dahaga amafaranga niyo yampa kugira ngo nereke isi yose nereke abanyarwanda ko ari igisambo dore ntabwo akura amafaranga izo mbaraga nazo afite zikuzimu ntazo dore ukuntu Toba arabigenza Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe ibihe byiza cyane mwese rero mukunda mukurikira ibiganiro byacu ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Imana ishimwe cyane kandi himbazwe ko ngiye kuduha amahirwe nk'ayanga yo kugira ngo tubashe kuvuga mubashe kutwumva ni byiza cyane kandi nukuri ntabwo tubabona uko tubivuga yego witeka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye Profete bizukura bagirane Yesu ashimwe Yesu ahimbazwe cyane ndashima Imana nsoje abakunzi b'impanuro bakurikirana impanuro buri munsi ko bwije nuko bukeye narimba kumbuye rwose Imana ibamugisha Papa Ntwari se we ko mbona nta courage Papa Ntwari reka nanjye ndabasuhuje cyane umwihariko abakunzi b'Impanuro TV nawe ndagusuhuje nibutsa abantu kujya kwa mwarimu Kerema gende mufate mujye kwiga imodoka ibyo bintu nabyemera perimi na provisoire kubibona ni igihe gitoya cyane ikindi ushaka kumuhamagara muhamagare kuri 0788837222 yigishiriza hano Norvege kandi aduhereza umufungo rega twebwe tuba turi mu kazi ubungubu murakoze cyane sasa Kerema ntiwemewe impamvu temewe ni oya umva nkubwire oya bivuga wikwica akazi kumuvandi shaka Profete Noheli umuhe ku mufungo habandi muhemeze kuko ninge muhanuzi urenza abandi bahanuzi wowe se nta mugore uhahira nta mwana abantu bakeneye kwambara neza baje mu muji isoko rya Nyarugenge bashaka umuntu witwa Louise Medecor ubwo se ko nanjye Louise atemewe ugomba kujyona bakaguhereza Louise aremewe mwarimu Kerema aremewe Kerema nawe uremewe Kerema uremewe abantu bashaka gukorera perimi ngira Kerema agomba kumesha perimi yego rero Kerema urumva bamushaka mbona ariko utwaye imodoka wayiroha njyewe mbona ufite courage nyinshi ufite amashagaga reka nkubwire ibya Yesu ni ku murongo iyo uvuye mu murongo hinjira mu ndi ndabeshya kara hinjira mu murongo ndi harajyamo mu mwanya wawe yego Karabo yaravuze ngo nibakubona bamwe bazumirwayo nibakubona bamwe bazatangara bazavuga bati dore y'Imana yabo cyo ni mundorere uko bahinduye Pelas alawi koni zangwa unidra ndakumva man ndumva rezo ya MTS manutse
rezo MTS iramanutse n'uranga orohamo yakubwiza ukuri orohamo ntago biri bworoshye yeah ntago biri bworoshye no muriro ni fire Prophet rero za audio warazumbishe kara audio zandi z'umuntu uvuga ijwi nk'irya Noheli wikirwa uvuga byinshi vuba ahangaha Noheli arabicyare mu gishya ntabwo mwari mubizi zira audio ni zawe ariko abakunzi b'Impanuro TV muraza kubibona zira audio ni zawe ngo zira audio ni zanjye ibyo nakoze byose byabugambo bw'ubugoryi byabo ibyo nanyoye n'ibyo nakoze byose narabyihanye narabibabariwe winsubiza inyuma rero ahubwo mbaza ngo Prophet Noheli kuje kumana urutunguranye kira kintu se barakihanye Nohe harabyihanye byose ibintu byose nakoze ibintu by'ubupfubuzi warabiretse ubupfubuzi ugira Imana bari mupfubura ejo te mwana wa mama Satani akone umuntu wavugiye Imana koko ukawukoresha mu bintu by'ibanga wowe wingarura mu bintu byinshi wavyumishije neza we mbaza ibintu byubaka abantu yutinjira muri televiseri nuva kara birangira ugonze akamaro ka televiseri no kureba inyuma imbaza ibyahahise maze ibyahaza iyo utazi iri kuva ntumenya nawe uri kujya nje nari umunyabyaha muri bibi urukumva neza ariko ubundi umwana w'Imana arahindutse karabira biri babyumvishe gute amajwi ntago nigeze njya mu mwanya cyane ntago nigeze ngewe rega numva ibintu binini cyane ntago ntinda ku tuntu two rega buri muntu wese agira akote positif na akote negatif buri muntu wari wese udukurikiye agira uruhande rw'ibyiza n'uruhande rw'ibibi rero buri wese agira kamunaniye agira kamunaniye ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo duhore twiyeza niyo mpamvu ngewe mu buzima bwanjye sinya ncira umuntu urubanza Imana niyo mucamanza ubwo nimba arabikoze akaba yarihanye it's okay nimba atarihana igihe ni ikingo yihane rero ntago ngiye mbifiteho umwanya wow very professional karabo rero gahunda ngo yimusiteye gute ndashaka ko nabona Prophet fresher afite ntabwo ari zo hafa gahunda ukuntu iteye ikituzanye ngewe na Prophet tuzanywe na gahunda itunguranye nawe urabwemera nk'umu Prophet Noheli cyane okay tuzanywe na gahunda itunguranye itaraganye gahunda yo tugira ngo ukuyemo n'ingofero se ni gahunda mpuruza ihuruza babyita irijansi yihutirwa iyo gahunda rero iteye gute karabo k'Imana iyo gahunda iteye gute rero karabo k'Imana voilà iyo gahunda ni umuntu umaze igihe yarateye ku mbuga nkoranyambaga intumwa ya Satani kuri ngiye ku giti cya ni intumwa ya Satani ku giti cyanjye mfata nk'intumwa ya Satani ariko ku rundi ruhande rukomeye akaba ari umutubuzi urimo uratuburira abanyarwanda ndetse n'abandi bantu muri rusange uwo muntu rero ni umuntu witwa Impano y'Imana uwo niyo muntu utuzanya hangange Impano y'Imana Theobald ubwo amazina ye bwite yose yo kwindanga muntu niyo tutaramenya ariko tuzi ko ku mbuga nkoranyambaga akunda kwita Impano y'Imana uwo rero niwe utuzanya hangaha nge ndabizi ko hari ibiganiro byinshi twagiye dukorana ngiye nawe Pasi ribu ibyo biganiro ikabishingiraho ijya gukora investigation urumva uyu munsi rero uyu munsi Dr. B Murangira Thierry rwose utubabarira iki kiganiro cyacu ucyumve mpaka gitangiye kugeza gisoje kugira ngo wumve ikituzanya hangaha ubwo rero niba mutumiyemo umuyobozi uyu nguyu wiyubashye kandi wubashywe kandi wubahishije n'urwego ashinzwe kuvugira ibintu tubitware neza ku murongo ntitubizaremo iki ubwo niyo mpamvu mise bituma numvise ijwi ndishyize hasi yego ikindi iki kiganiro umuntu ukunda abanyarwanda abantu mufite inshuti aba diaspora mufite imiryango hano mu Rwanda mufate iki kiganiro mu gisharinge n'abandi banyarwanda mutuye hano mu gihugu imbere mu gisharinge kubera ko uyu muntu yamajije kuba nka virusi mu bantu uyu muntu arimo arakora ibintu bibi cyane arimo arahombya abana b'abanyarwanda arimo arabasikaminga batekaho imitwe rero dufatikanyirize hamwe mu kubaka igihugu turwanya umuntu wari we wese washaka gusubiza abana b'abanyarwanda inyuma akoresheje ubutekamutwe rwose noneho ngikintu cyanangaje karabo k'Imana Prophet Yesu ashimwe riko Yesu ahimbazwe ubu tugiye kwinjira mu byo kurwanira umurimo w'Imana ikintu kibabaje giteye agahinda njye uyu muntu nigeze gufata igihe ndagenda ngo menye koko nimba koko ari impano y'Imana aha wamuvuze neza nabonye umuvugira nabonye muhimbaza umuramya iyo ushaka kugira ngo ufate imbwa
ufata umufupa ukawubabura ukawujugunyamo hagati muri zo izi mbwa zirakwegera zikakumva kandi zikagukunda njyewe Tobari naramushyikiye mu mafuti ye ndamureshya ngo ndebe koko nimba ari impano y'Imana yavuye mu ijuru cyangwa ari ikuzimu cyangwa se ari impano ya Satani cyangwa se ari icyokere gusa cyangwa ari icyokere ariko nasanze uyu Tobari impano y'Imana ni impano ya Satani ntabwo ari impano y'Imana icyambere aho nshingira ni igisambo kibisha tekinike zitwa iz'ubwenge Tobari y'umubona n'ubujura bushukana yego n'umujura ushukana ubeshya abantu mu mategeko niko tubyita kabiri arafata amafaranga y'u Rwanda akatesha iki agaciro cyo ni ikibazo gikomeye cyane arafata amafaranga ari ikirangantego cy'u Rwanda akirirwa yakina nk'urusimbi akirirwa yagira nk'ibideshi byo mu gacinjiro cyangwa se mu gaciriro bya bintu by'imbaho agatesha agaciro amafaranga y'u Rwanda agafata abantu akabagumura baba basaza baba abantu bakuze baba mama bakuze baba urubyiruko akarubuza gukora ngo rumwiruke inyuma ngo araruha amafaranga njyewe naramwegereye ndi mu bantu bamwegereye ndavuga ni Tobari nagukozaho ibiganiro ariko ndi mu rwego rwo kumuneka ngo menye iyo mana y'Imana avuga akorera ari cyangwa wagiye kumusaba amafaranga we ntiyagwa nkuko yabakanyobya nabande oya tuvugisha nta n'amafaranga yigezama Tobari yureba ariko yahabandi ubwo sanga ariyo mpamvu none se kukinge namubwiye ngo niba ko kuri impano y'Imana kora nka bya bindi ujye ukora mbirebe imbere yanjye ngo hoya ngo sinabikora ngo rimbiri kungenza muri iyi minsi ngo ndaguha impano tuvuye inyuma ya kamera Tobari ntabwo ari impano y'Imana ikimenyetso ntabwo ngenza kuri kamera nafite ibimenyetso bifatika nje namwigize inshuti kugira ngo menye koko nimba ari impano y'Imana cyangwa ari impano ya Satani ariko naje gusanga Tobari ari impano ya Satani uretse mbikwereka buretse gatomere kubinyereka karabo k'Imana wowe uriya mugabo uvuga ko atabyawe uvuga ko atazi yaturuka ngo ari ikivejuru wagenda hejuru y'amazi uriya mugabo bundi wowe mu bwenge Imana yaguha zirani tekinike z'iterabwoba ndashaka ubanza ushyiraho umucyo wawe mbere yuko tuza kwinjira mu bimenyetso wumve overview yawe okay iriya ni manipulation nukubanza kumanipira abantu mu mutwe abereka yuko ari uwundi muntu udasanzwe utandukanye n'abandi abantu basanzwe babona yego so rero biriya ni ibintu yakoresheje ubundi mbere na mbere iyo umuntu ushaka guteka imitwe abantu arabanza akabica mu mutwe iyo niyo tekinike ya mbere ubundi ushaka guteka imitwe abantu urabanza ukabica mu mutwe ukabatera ubwoba cyangwa se ukabereka yuko uwundi muntu utandukanye n'ibindi biremwa byose byabayeho ibyo rero niyo manipulation ntuza uriya ngo ni impano y'Imana yakoresheje yego ikindi nkuko Prophet Noheli abivuze ni umuntu uza agafata amafaranga akayatubura agafata nk'inota akayikuramo indi icyo ngira ngo mbaze umuyobozi mukuru wa banki nkuru y'u Rwanda John Rwangombwa kari uhagarariye Beneri umuntu akafata amafaranga mufite wenda tuvuge ko muri reba yano tufiteho aha haranditseho ngo itegeko riha n'umuntu wese uzigana voilà reka mbanze iyo iryo tegeko ryavuyeho cyangwa riracyariho reka ngira ikintu yibariza John Rwangombwa tuvuge nimba John Rwangombwa mwemprintinze wenda miliyari 3 z'amafaranga y'u Rwanda miliyari wenda ibihumbi miliyari 500 wavuze niyo mwapretinze miliyoni 100 n'urugero okay ntacyo undi muntu akaza noneho akiyongerera handi mafaranga murumva atari maratesha ifaranga ry'igihugu agaciro icyo ni icyambere ibyo byose John we umva reka mbanze mbwire nyakubahwa John Rwangombwa ibi bintu wari ukwiye kuba ahubwo wowe ufatiye ya mbere mu kubikurikirana uri umuyobozi mukuru wa banki nkuru y'u Rwanda cyane iki ni ikibazo kikureba nimba umuntu arimo araza agatubura amafaranga ya banki nkuru uhagarariye ibi bintu rwose twibuka ko Beneri itagenze icyaha nyine John Rwangombwa yarakwiye kujya muri riba gatanga yego kuko no gutesha agaciro ifaranga ry'u Rwanda yes bari impamvu mbivuga njye kuri mugabo ari umuteka mutwe ari umutubuzi karakana avuga ngo ni zahabu ngatwaramo amafaranga cyangwa se ngo ni impano ngo ciramo yicanye na Pastor Claude yicana na Justin yicarana n'undi witwa ngo ni Baraka Ineza Moses uri kumva neza abantu tuzi hari abavugira Imana abica mu bwonko abahereza ruswa ngo batazaza ngo bamuvugeho ariko mano ya Satani nge ndakuziye nitwa Prophet Noheli nyikubona ukora ubwesikoro ntabwo nzigera ndika kuvuga ubwesikoro bwabo uyu ntabwo ari impano y'Imana ni impano ya Satani ni ikintu cyaje kugurisha abantu
urumva yarifashe yigira ikintu kinini yigira nka Goliath aravuga ngo njyewe ngo n'urwego rw'igihugu ngo naco bangira ndagira ngo nkumenyeshe ko mano y'Imana cyangwa se Tobal hari umuntu witwa Eric watuburiye azi Kigali umurya amafaranga 99,900 utavuga ngo Noheli ngo ari kubeshya ndashaka gutangariza isi yose ibyo ngo hoya utangiye kurengera ibihumbi akiramubwire yumva 99 uretse gato buyumve kugira ngo mutazamugira ngo abantu turababeshya twe tuvuga ukuri uyu witwa Ineza Moses yamuhaye ibihumbi 100 mu kiganiro mu byibuke kandi niwe muntu wamurwanyaga araza aravuga ngo Tobal aremewe ngibyo Eric muraho neza biriwe uravugana n'umuntu witwa Prophete Byukura bagirane Noheli yego ndi mu kiganiro ku Manuro TV yego ndi kumwe ku buhanga bw'ibyuma ku ikoranabuhanga ndi kumwe n'umuntu witwa Pasi w'Imanuro imbere ya kamera ndi kumwe n'umuntu witwa Karabo K'Imana Patrick yego we wigeze kumbwira ku bw'escoro Tobal yagukoreye ngo byagenze gute kugira ngo isi yose ibimenye ko ari umwescoro atari umuntu w'Imana nkuko yite ngo ni Imana y'Imana jewe nabimubonye ku kiganiro kuri YouTube yego nimero ye ni yihe YouTube wamubonyeho YouTube wamubonyeho yitwa nguki kwa kuri umuntu abari kuri YouTube mbona kuri YouTube bitandukanye yego nta kibazo donc mbona ari gutanga amafaranga mbona ari gutubura amafaranga yego ubwo rero ndangije mfata nimero ye ndavuga ni ibibazo mfite n'amadeni mfite ubu ngubu nabigenza neza ngerageza amahirwe ndebe wasanga ari ibya nyabyo yego ndamwandikira ndamubwira ni nawe nkeneye impano yego arambwira uti none ahangaha uti andika ku gapapuro ati fata ikaramu wandike uti nanzi nyatsi na karande n'imikoshi n'imyaku byose yego imyaku akunda kuvuga noneho utushyirireho amafaranga ukeneye kuko nari mfite ikibazo cya miliyoni 10 yego ndita nzandikaho ndangije munsi ngo zirashyira amazina yawe yego amazina nyashyiraho ndangije ndamwoherereza ndagafotora ndakohereza kuri WhatsApp yego arangije arambwira ngo none ahangaha ugenda ushyireho ngo ngiye guha nimero uyu mucuruzi ngo ushyireho ikese ya mitsingi yego iyo kese ya mitsingi washyize ahangahe ndamubaza ntese ko ntamwe inzoga ikese ya mitsingi nangahe yego arambwira ngo icupa ni 2 ngo ubwo ngo amacupa 12 ngo 24 yego nayo nari mfite namubwira ngo rero ntabwo ndayabona amafaranga ngomba kubanza nkayashaka yego hashize iminsi atangira kunyohereza utuntu tw'utuvideo nyine tw'abantu yagiye atuburira avuga ni nyamara bya bintu wasanga ari byo yego umva hari akantu nari mfite nashorizagaho utuntu narahombye yego ari gupfuka ndagenda mushyiriye bambwise 150 yego nongera ndamwandikira ati noneho ya kese nayibonye wamfasha yego abampaye nimero nimba ari umucuruzi ntabwo nari mbizi yego ati yashyiraho ako kanya ati nurangiza umbwire mpamagarire umbwire ngufashe yego ikese banyishyizeho nishyizeho muhamagaye shwe ntiyongera kwitaba yanyitaba yego waburije burakeye ndamuhamagaye bukeye muhamagara bumva nimero iri bize ntibari kuyivugiraho cyane yego noneho igihe amfatiye arambwira uti ihute ushake amafaranga inoti za 5 ushake n'indobo na omo
yego nurangiza ubwire ngufashe yego ndahamagaye umuntu ajya kungurira indobo akugurira indobo tugerageze twihute na omo yego barabizanye ndamuhamagara ati nabibonye yego ati fata inote 16 za 5 inote 16 za 5 ubwo nangahe 10 ubwo ni 200 ubwo ni 80 80 yego ambwe tuzirambure harya hejuru hari ikimenyetso cy'ingagi hose haba hari hejuru yego uzifotore neza zipanze neza uzinyohereze yego nurangiza ufotore iyo ndobo uyinyohereze yego byose ndabikora arangije ati fata amazi yego ati suka mu ndobo ndabikora ati fata inoti 6 za 5 zishyiremo uzishyira mu mazi mu ndobo amazi ishyiramo na omo yego yesu we ati pfundikira abantu barabishe yego ndabikora yego arambaza ati turizeye ati ndi yego rwose ndatekereza ahubwo uri kuntendera mbwira ikintu ndi bukore minota yabonaga zikoze mu mashashi koko aha twihuse tugana ku musore mureke yisanzure byukura bageze yego yisanzure wamfura we winigura agahinda kawe kashire kagushireho noneho abarambwiye uti noneho ufata ibyo 50 yego bwe nimero yakiraho aguha nimero itariwe itabaruye ku izina rye yego yaruye kuri Emmanuel indi uracyayifite muri telefone yawe nimero zose hafi ya zose ziwe sawa komeza mujura arafashwe 40 irageze ndangije ndavuga nti ibintu biraza kuba byo ko ndi kubona ariko komeza nyereka ibindi byo gukora byo kohereza amafaranga yego umuntu utanga amafaranga akakeneye ayanjye cyane kuruta uko ndi kubona ari kumpaye ibyo natwe nibyo turi kwibaza yego arambwira ati hute cyane ari kunshyushya n'icyocere cyinshi nutinda urabyica yego ndanyarukije ku muhanda ndamuhamagaye abampaye nimero mbanyashyizeho maze kuyashyiraho arongera arampamagara ati rero ariya yari ayo ku cyicaro ongera wohereza indi kesi ubwo umaze kohereza inshuro zirenga 3 zose nta na kimwe urasubizwa nta kintu na kimwe ndabona yego ndavuga ndetse kuri kunaniza kandi navuga ko nta mafaranga mfite yego ati urabona rero nta kundi byagenda nimba ukeneye impano ati wohereza iyo kese niko bigomba kugenda kanange rangarangiranye bambwiye umuntu abarangujije arambwira ati shyiraho 25 nabyo bishyiraho babishyizeho no bishyira no ku yindi nimero yinda guha itari ya yindi ya mbere agiye guha yes abantu bumva ubutubuzi bwe n'ubwesikoro bwa mano ya satani wita imano y'Imana yego no ubwo ndangije ndamuhamagara ndetse ko nabirangije nkora iki kintu yego ko ya mafaranga kiri muri ya ndobo bigenze ati hamagara iyo nimero ati wohereje amafaranga 50 yego igufashe niyo ku cyicaro cyicaro cyawe saho ko kiba he ariko icyicaro kiba yakubwiye ko kiba he uyu mutubuzi ngo ni imana ya satani waje kuyobya abantu ntabwo yambwiye icyicaro cye kiba yego kiba muri ya modoka yisha ko twapanze buri kimwe cyose umbwira ko amafaranga ugomba kumfasha nkayabona ukaba utangiye kunjyana ku bandi bimeze biti yego ati rero bahamagare baragufasha ngahamagara nimero reka da rimwe iza gucamo barayifata
numva ni abantu bameze nk'abasinzi bari mu kabari nta kintu bari kumbwira. Yego. yari yabaha amafaranga barimo guceza. Birangira nyine birangira nihanaguye faranga twari dusigaye mu ndobo agenda. Wenda mbere yuko njyewe nkurekura, yego, nihe nama mbere yuko ngwa mugenzi wanjye gagiye kubaza turi mu kiganiro, nihe nama wabwira abantu b'abapapa badafite ubwenge biringiye iyi ngegera ngo ni impano y'Imana? Icyo nababwira cyo babe maso, ntabwo amafaranga, ubutunzi cyangwa amafaranga ari ikintu gipfa kuboneka gutyo nuko umuntu ambwiye ngo nkore ibi. Yego, bazajye bashishoze kuko nanjye buriya byatewe n'ibibazo nari mfite byari bimpangayikishije, nanjye sinabasha gutekereza neza. Bajye babasha gutekereza no kugisha inama abandi bantu kuko mbese bareke guhubuka. Reka nguhereza mugenzi wawe yagisha kubaza. Eric wiriwe neza? Ndagira ngo nkubaze utubazo tugera muri dutatu ariko tudusubize twahuranyije twihuta. Ndagira ngo nkubaze ikibazo cya mbere, amafaranga yose hamwe wamwoherereje nangahe? Ayo washyize no mu mazi nayo nangahe? Yose hamwe nayo washyize mu mazi akayenga nyine byose hamwe amafaranga wapoteje nangahe kubera impano y'Imana? Ayo nashyize mu mazi yo ntacyo yabaye, nayakuyemo. Yangiritse ayo wamutanzeho. Ayo wamutanzeho agabipfabusa. Ubwo ni 99,500. 99,500. Ikindi kibazo cya kabiri, mu gihe urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwahamagaye nk'umutangabuhamya, witeguye kuza kubivuga? Cyane rwose uko yego yigize atanga ikirego i Kigali niwe yarampamagaye ngo ninze ngo nshyikire ibintu byanjye nyine. Weya ntacyo reka yaje mu Kigali amura akwishyura noneho ikindi kibazo nagira ngo nkubaze, wenda ndahita nkwa n'umunyamakuru muvugana uyoboye ikiganiro. Yego, ubundi wowe nk'umuntu wari ufite ubwenge ko numva wanize ufite amashuri, wumvaga umuntu atanga amafaranga kandi akanakenera amafaranga, ibyo bintu wabihuzaga gute? Kumvaga agusaba amafaranga kandi akakubwira ko atanga amafaranga, we ntiwumvaga ko ibyo bintu ari ubuteka mutwe? Reka ngusubize. Jewe numvanye abandi bantu amakuru yuko uwo muntu agira amaji zituma amafaranga aba menshi, ariko akagira amaji asabye amafaranga. Ubwo niba bamoze Eric yizeye umuntu, hari abantu Tobari agenda yishyura bakamuvuga neza, aribo ba Moses Baraka Ineza bakadavuga ngo aremewe. Aba ni batuma rero yiba abantu. Ndagira ngo nkusabe nimba tutakugoye, yego, ndahita nk'umunyamakuru, tanga nimero yawe kugira ngo urwego rw'ubugenzacyaha ruyibone. Tanga nimero yawe nimba wumva nta kibazo ufite. Nje nta kibazo mfite rwose. Tanga nimero yawe bakurenganura usubizwe n'amafaranga yawe. Nje kuko nari nabuze naho nakura umunyamakuru wenda wabimfashamo. Yego, ku buryo wenda n'abandi bantu. Eric uba amahoko wabuze uburyo nabonye nimero yawe. Oya, tanga nimero yawe. Impore twaje rero, tanga nimero yawe RIB iyifate, yivuge wihuse nk'umunyamakuru. 078. Yego, 24. yego, 78. yego, 948. witwa ndamazina yawe yombi ari kwirangamuntu? Nitwa Twizere Eric. Twizere Eric? sigo karabo statement ayirangije cyane. Reka nk'umunyamakuru muvugana. Uyu nguyu ni impano ya Satani, ntabwo uri impano y'Imana wowe. Bwana Eric mwiriwe? Iriwe neza. Eric ufite imyaka ingahe? Urubatse? Uri umusore? Ndubatse. Urubatse? Yego. Ibyo byose byabaga madamu wawe se yarabizi? Ntabwo nabashije kumubwira kuko hari igihe umuntu aba afite utubazo twinshi akavuga uti reka ndebe ko nakiyaranja, ndebe ko uzamutungura nadukemura. Byukuri nabimubwiye nyuma abona nyine nahangayitse cyane ndi kwicuza.
ariko bwaba ari ubwa mbere yenda wari ubonye ibintu by'ubutubuzi ko hari ibintu byinshi byavugaga hari abakina kazungu byo bitaga kazungu hari ibintu bitandukanye waba warigeze utuburirwaho na mbere cyangwa yari inshuro ya mbere ubikorewe wigize wumva yenda abantu babikorerwa bwari ubwa mbere bigukorewe mu by'ukuri ngewe ukuntu umeze ntabwo njya nemera ibintu ntabwo nemeraga ko ubutubuzi bubaho ntabwo numvaga ko umuntu ufite ubwenge bamubwira gukora ibi n'ibi akabikora bikarangira gutyo yego ariko nanjye sinzi ukuntu byambayeho byanteye urujijo okay so kugira ngo guhagurutse i Rubavu uze i Kigali ugire naho urara byagenze gute na tunabane no tunasoreza dore ko ntumva ibya by'umutekamutwe ari birebire cyane yego yarampamagaye arambwira ati inshuti yanjye kuki nakubuze tutaje kuza ngo ufate amafaranga yawe ndavuga ndetse ko narinzi ko byarangiye nihanaguye bigenze bite kandi nuko arangije ndamubaza ndetse ko byarangiye nyine unkurijeho mbona ko ari nk'ubwesikoro wankoreye nari kubigenzane ati noneho rero ati ngiye kukubwira ati wagera i Kigali mugari nahagera rwose umbwiye nabi ati genda ushake igikapu gishyashya uza gutwara nk'amafaranga kuko birakomeye ni noneho nurangiza ushake inoti 25 nurangiza uteguze ngo byari ibihumbi 100 bindi bishya ubwo ni ibihumbi 100 ati nurangiza atayo mafaranga niyo ari buvemo impano yawe nyine ntago ndi buyakoreho ambwira ko atari buyakoreho ndavuga ati okay wenda bibaye byiza nanagufatisha kubona rwa mikono asigaye izindi nzego akaba arizo zidukiranura ati aha none turaza kujwibura none leta niri budukize ndavuga nishanda kubonye aha nagije ndamita nkoresha ibishoboka nyambaza inshuti uramanuka ziba zimaye amafaranga ibihumbi 100 sinazo umugoroba nzamuka bukeye uko yari yambwiye ngo ningera Nyabugogo ngo ni ifoto ngo nyohereze kuri WhatsApp ngo kugira yohereze umuntu azafata yego ndavuga ni umuntu wese ari bwohereze nishaka simbone impano y'Imana umuntu ari bwohereze nibwo niwe ndi gufata uwo niwe uri budukiranure ndaje ndazamuka ndamubwira nageze Nyabugogo ati shaka umumotari bambonye umumotari ibyo yari yambwiye arabihindura nawe ni umutekamutwe barabimenyereye cyane n'igisambo ruhabwa arangije ati abwira motari amubwira aho agomba kungeza ati ariko mbere y'uko muhaguruka abanza ashyire 50 kuri telefone urabyanga ndangije ndavuga reka ndebe ko ampa indi nimero itandukanye niyo nashyizeho ya 50 ndamubwira nimero nyashyiraho arangije ambwiye nimero nsanga ni ya nimero yampaye ubushize ndavuga ati sawa ndamubwira rero amafaranga ari kuri konte ya banke rwose ndayashyiraho ari uko tubonanye ntayo mfite kuba barika mu ntoki yego arambwira ati oya ntiwirirwe uhaguruka utarayashyiraho arambwira ati se nta nabarika na make ufite ndamubwira ni mu mufuka mafite 50 ariko ndayashyiraho ari uko mpageze mbonye ariko byanga ndagije mboza motari arambwira ati aha ngiye nkugeza tugende ariko mbwiye ko ugomba kubanza gushyira amafaranga arambwira ati se wose umutubuzi mwe ariko akubwira motari ndamubwira icyo nshaka no kumubonaho amaso ku maso ati ibindi byihorere n'igihe ubizi ibindi bireke motari bayakije moto turagiye kagira inkuru tuba tugeze nimba ari kwa Roza Kabuye ngewe sinzi muri Kigali Kagugu kwa Roza Kabuye niho atuye se aha nywera mana y'Imana yego arambwira ati numagera aho ngaho bagusige
hafi ya sitasiyo aho hantu urahazi bahita kwa Kazungu mu biziriko urabona hano Kagugu kwa Ruza Kabuye ibatsinda hafi y'ahantu bita kuri Benigo kwa bare Inzovu mu Nzovu ni hanywera naho ngaho gusa uwo nyiraho kabari witwa Emmanuel so bafatanye ubwo butubu aho ngaho niwe yarageze Gisamba birafashwe sawa komeza noneho tuba turahageze mutari ndamubwirana rero Kigali nje ntabwo nyizi ihangane n'ubundi ndakwishyura mutari mba ndamwishyuye badamuhamagaye siko nahageze ati none se wahageze kumvikanye kuza utarohereza amafaranga yari ari hafi ngo yari yamugezeho ndamubwira ni rero amafaranga 100 ntabibuze byanze rwose mfite 50 ati nayo yashyireho ntaribi twahita tubona ndamubwira ariko se ubona nta bwenge ngira aya mbere nyashyizeho nkoze ibyo ushaka byose ndabikoze none nshyireho nandi ntarakubona amaso ku maso ndayashyiriraho nde ndamubwira ni rero wimpe nimero ya Emmanuel ahubwo mpereza nimero yawe iri ku mazina yawe ariyo nyashyiraho yego we kumpa nimero z'abantu ntazi arambwira ngo nimba udashaka ngufasha ngo mfite abantu benshi ndi gufasha ngo byihorere ngo ubwo nakazi kawe tigendere noneho nanjye ndamujijije ndamubwira nti se ndongera ndamuhamagara ndamubwira nti rega ngewe mfasha ibindi byose ndabikora ibyo ushaka byose ndabikora ariko nashaka kumubona umwiziringireho ugire rwiziringa neza aranga yenda byashe kurangira umubonye ese waje gusubira bavuga ute waba warabwiye ribu se hagati aho ngaho kugira ngo wenda tureke n'izindi gahunda zikomeze urumva nahise mbona ko ari umutubuzi kuko nyuma yarampamagaye arantuka nk'abandi batubura kuri za MTN ngo amafaranga arayobye arantuka ngo uri umutubuzi ngo amutekamutwe we ndavuga ni nta kibazo umuntu mushimye ngiye mfite byinshi byo kuvuga wabarajyanye ikirego muri ribu Eric impamvu ntajyanye ikirego muri ribu abatubuzi bita amazina atarayawe nyahanini nabonaga nyine nimero nagiye nyashyiraho ntabwo zimubaruriyeho ndavuga se mu rukiko ko wakora ibimenyetso ubu nzajya kurega umuntu kuko namwohereza amafaranga nimero zitamubaruyeho ubundi bizatanga iki sawa reka tugushimire cyane njyewe reka mbabwire uyu mpano y'Imana ndamuzi icyo ni icyambere nicanye ne mu kiganiro ese mbere yakoresha niza satani mwisabishwa imbabazi ngira ngo ndebe uwo ari we nzatangariza isi yose ukuri uyu munsi n'uyu Baraka Ineza Moses ngo bicaranye ngo ni evangeliste ngo ni umuhanuzi muzi wavuze ngo aremewe ngo wejeje impano y'Imana nawe ni ruswa bamuhaye ngo azahamirize ahubwo numufatanya cyane igisambo kiri kwiba abantu bamuhaye angahe 100 ko yamuhaye nk'Imana irahari pasa mbabareze kuyikurura kakajwe hari muri Amerika ahubwo yubahwe kuko kakajwi yababwiye kuva kera niba wavumbuye ububandi bw'uyu muntu witwa ngo ni Tobari impano y'Imana kakajwi yarabivuze icyambere Tobari yavuye ahantu bita ku Gisenyi ari guhigwa na ribu n'ubundi yateye inda umwana mutoya uruyandaye gise yego kabiri avuga ko atabyara nta mugore afite umugore bafitanye umwana umwe mukobwa babana hano Kigali Gisenyi ni umugore bari Tobari nge mfite amakuru ahagije nayo ko bisize insenda umva mubwire kagira inkuru Tobari ahanywera aharira aharara mu tubari dutandukanye ndahazi ahubwo Tobari impano y'Imana witangura impano y'Imana Tobari wamuteka mutwe Tobari wamutubuzi Tobari wa gisambo Imana izaguhana kabiri bantu mwapfuye mu bwonko mukurikirana iki gisambo cy'igiteka mutwe none se ibintu pastor Claude yicaye ari umupasiteri ngo wasizwe abavuga butumwa bakaza bagahamya Ezekiyeli bakaba barahawe bajiste barahawe Ezekiyeli bo nuko bahawe junjama barabatamitse wowe banze kugutamika uretse ikindi hano nge Tobari namwigize inshuti
kugira ngo nereke isi yose nereke abanyarwanda ko ari igisambo dore ntabwo akura amafaranga izo mbaraga nazo afite zikuzimu ntazo dore ukuntu Tobara abigenza afata ibihumbi 200 akaba yabisesagura mu bantu kuri kamera yarangiza akaza kwiba umuntu kuba yafata ibihumbi 100 akabisesakara kuri kamera ni ibintu byoroshye akaza kwiba umuntu miliyoni 2 nta gihombo afite mwabyumvishije ni investment ni gishoro yego it's an investment yego nuko ngewe namubonye Tobari ufite ihirwe rimwe ryonyine ryo kwihana cyangwa Imana ikakuritura ndabizi uzazunsebye uvuga uko ushaka ariko Tobari uyu nguyu ngo witwa ngo ni ngo ni ntabwo ari profeti uriye ngo ni neza ngo Moses ndagutenze ngutengeye kuri kamera nk'umuhanuzi uko watenze Fisto niko ngutenze nawe ntabwo wemewe kwicara n'umuntu w'igisambo bibiye ngo muzamenye ukuri uko kuri ko kuzaba batura niko kuzaba batura ukuri ni Kristo nka Moses yamenye ukuri kure gutumaza kwicara kuri kamera ngo Tobara aremewe ariko merci cyane Noheli urakoze cyane profe ibintu uvuga karaba k'Imana umva ngira ikintu mvuga ikore mu mitana rwose reka nkore mu mitana niyereka batanazi nukuvuga ngo twebwe izi kamera twagiye tuzivugaho abantu bibisambo babateka mutwe bamwe bitwazaga Bibiliya tukabivuga kabaga tuti runaka abantu bakaduseka ntibadusekaga bamwe bakanadutuka genda byibuka nigeze kuvuga uriya uyita umuhanuzi uriya nibishaka abantu barantuka baranyandagaza barantuka bagera ku bantuka no ubusabwa n'ibiki byose ku myanya y'ibanga kugeza ha Benuri kugeza ha Benuri sasa rero mushyire baro hasi bantu mukurikira YouTube mujye mumenya ko twebwe twigereraho bibera mwebwe muturebera hano kuri kamera twe tuba tubarimo gutya kati wa mugani wanyakugendera nzahuke uriya muntu uriya uyu nguyu yitwa reka ayo majwi n'ayandi sasa rero uyu muntu ngo witwa Mpano y'Imana ngewe ndagira ngo mbahereze nanjye ukuri kwanjye urumva reka mbanze mugire icyo mvuga Pastor Claude mwe mumuretseho gatoya reka mbanze mvuge reka muvugishe Pastor Claude turi mu kiganiro Mono bita Mpano y'Imana ngo yaba ufite amakuru yuko yaba yarafashe umwana ku ngufu utajeje imyaka y'ubukure cyangwa ntabyo nzi byo mbyumvanyeho ese ko mwaba mwarahuye ukanavuga ko yemewe akaguha ku mafaranga wewe wabonye imbaraga akoresha ari bwoko kini n'ubutubuzi ni imbaraga zikuzimu cyangwa ni imbaraga z'ijuru cyangwa nta mbaraga z'ijuru zirimo ubundi kuzimu ntazihari ahubwo no gutubura umuntu atubura ibintu byari bike akabigira byinshi n'ubumaji yego maji Pastor Claude maji ziba zifite imbaraga zisapotinga maji isapotingwa n'imbaraga z'umwijima cyangwa se n'imbaraga z'umwuka wera ujye babona bariya bo kunuze kwa Karirosi oya atandukanye byo kwa Karirosi n'umuntu utubura amafaranga kandi tuzi neza yuko ngo umva mwereke reba ujye ubona uyu nguyu winuze ujye ufata urwembe akaruhekenya bra ni imyuka mibi yo aranabyemera iriya ni imyuka mibi we aranabyemera ko ari imyuka mibi mubaza ari Sarongo na Tobari ese ari Sarongo na Tobari ngo bemerane niko byukura bagirana mbajije salama ende ari Sarongo na Tobari wemerane ose muri abo bose ndemera ndetse icyambere uremera ubatse kaburimbo n'ufite bose reka vuge ko ari abanyarwanda cyane icyo cyambere ariko ikorere yabo biratandukanye nawe ntugafate ubuse wowe umuntu yafata pasi umuntu yagufata agafata na Noheli akavuga ngo Noheli na pasi ngo ninde uruta uwundi oya urumva turageranya mu kazi bakora mu kazi kuko no umunyamakuru akaba ari umuprofete tutandukanye bafite abarizwa bafite n'urugaga barizwamo rwemewe na leta undi rero ni Sandresse n'umuntu ufite adresse bahura bati ni Sampapi none se ikibazo nabonye ajya guha amafaranga arakublessing inshuro zirenze zimwe rwose ibintu bikagenda neza
yasinze iriya mpigi mpigi nabonaga ikoramo bibwira ngo daha yanyura amafaranga niyo yampa none se yaguye kuri kamera yarayakwatse yamaye yaheze ubu kunabonye amuhaye 5,000 byanjye abishyira mu gakapu hanyuma mbona havuyemo 10,000 sinzi uburyo nabyumvise akarwi k'iwacu muri Amerika inama kangiriye sanga niyo kari inama katanze ku bantu bose sanga niyo karagira kati kari agakapu k'imyenda kaba gafite undi mufuka ugobetsemo muri kamugobekamo magana imbere ukuntu ati noneho wowe ntabwo wapfa kubona utabizi neza iyo akwereka ati dore hari ikirimo nta kirimo hari ikirimo nta kirimo ati rero we hari ahantu aba yayagobetse amafaranga kandi kimenyamenya ubwo yaramwe ngo nifate 5 bishyire muri ako gakapu mbona havuyemo 10,000 gisanga 5 byanjye biba 15 kandi mu gihe ari kubaga 500 cyangwa se 100 cyangwa 150 niyo baba bamubwira ngo daha namwe ngo bidahe niyo bamubwira wowe dore uko ibintu bimeze nk'ayirya yejo akoresha ikiganiro umudamu witwa Mishu yego keti amadolari 1,000 dolari 100 300 400 igihumbi haragira ahubwo ngo nayawe amakuru ufite ku ruhande yizewe yamuhaye dolari 100 yenda afite kwari kugira ngo yireherezeho abantu ababeshye ko atubura amafaranga atanga imana wagira imana ukajya guha umuntu impano y'ibihumbi 5,000 10,000 imana itazi imana iguhiguhaye ntabwo imana ikugerera imana iguhiguhaye kugira ngo wikure mu buretwa bira byari 10,000 by'idolari yego oya cyari 1,000 cy'idolari cyari 1,000 cy'idolari yo yari mazima bigaragara ko yari amadolari mazima ariko nayaba yari gatuye mu bantu nyine yabitse Pastor Claude nk'inararibonye mu by'amategeko ko tuzi ko ikintu kijyanywe na legal tender itegeko rihana umuntu wese ukoresha ibinyuranye n'icy'amafaranga yagenewe harimo kuyigana kuyacupura kuyatubura n'ibintu nk'ibyo ubona kandi akaba avuga ko donc tukatuzi cy'amategeko avuga kuki tubona ribu niba arageneje wanyoye amaraso tukabona aracakiwe tukabona n'ibindi byaha bigenzwa uyu nguyu kuki batamugenza yaba afite izo mbaraga z'umwijima kubera iki kandi ahora tubura n'abantu barira buri munsi bahuza bakabura abantu yari umusaza witwa XPM aremewe n'umuturanyi rero urumva nari mpagaze ngo musuhuza aremewe Prime Minister Damien Habumuremyi aremewe muraturanye haryaho neza igipangu ku kindi nawe uramuzi kandi umuturanyi rero aremewe icyo navuga naramubajije impano y'Imana mu kiganiro bitari bimwe bitari kabiri namubaza ibintu ukora urabona ntabwo bigize icyaha ati ntabwo bigize icyaha kuko ati ribu yarafashe irafungira nanirwa polisi ati nafungiwe Kimironko mfungirwa Mageragere mfungirwa Gisenyi mfungirwa Nyanza ati aho hose rero nagera imbere umucamanza agasanga ndi umwere ndengana nta cyaha nakoze ati ngibi iyo mbikora rero ati no mpamvu mbikora kuri kamera nabo baba babibona ko nta cyaha bigize magambo rero abikora ku karubanda ntabikora mu rwihisho ubwo munsi ariko gashyiga yamushiguye gashyiga zagira gutya gashyigura none hakajya agakora bimwe mu bigize ibyaha niba atayatubura ariko hari icyo bita kwiyesha ikintu cyundi kuko bimwe mu byo namubajije nese iyo utanze impano uko bivugwa ko hari abantu usaba amafaranga kandi imana yitanga nta kintu baza gusaba nyuma yaho rero yaramakane ngo ntacyo asaba ariko je mfite ama message arenga 10 y'abantu yamaze gukuraho amafaranga babwira ngo nibohereze impapuro bagire gute ibintu nk'ibi ibyo rero nongeye guhura nawe icyo kintu nakongera nkamubaza nyirizi kuko icyo gihe avuga akaza tubura amafaranga leta yasanze atayatubura ariko none uburyo yasabamo mu buryo bunyuranyije n'amategeko kuko ibyo babyita kwihesha ikintu cy'umuntu ukoresheje uburiganya. Pastor reka tugushimire cyane. Sawa asante sana abantu. Kare sebo umva Karabo Kimana yego Asubiza cyaha sitiza ibintu by'undi muntu oya nuvuga ngo ubu none nibikira gutubura amafaranga ahubwo n'ubujura bugize gute bushukana umva bufite bubeshyanya reka twumve Karabo Kimana yego icyo mvuga nuko yewe muri bamwe mu bakobwa akoresha
n'abafana banjye oya hano se warubatse izina ufite ibi oya erega ibyo mvuga pasi ibyo byumva simwebwe muduhostinga se mwese mudushyira kuri ibi bintu muzi ko tutaba abasitari oya simake no kuntu umuko wakoresha n'abafana banjye ntabwo mbivuga ndimo ndikandagira abo bakobwa rero baransanze bamwe muri bo tunifotoranya amafoto ndayafite muri telefone yanjye mfite uwo yakoresheje mfitanye na ifoto ye icyo ni igihamya no muri ribu najyeho nkakerekana sibyo yego uwo mukobwa naramubajije se ko mpano y'Imana amaje kukoresha icyo gihe twari twahuriye hariya muri kiriya kigo gikorera hariya ku Kagugu nashatse gusubiramo mwakunda gukora ibiganiro tubyihorere bo ngabo bafite ko bakora bo nta kibazo noneho ndamubaza uwo mukobwa arambwira ati karabo k'Imana nawe mwaje se uriya muntu ibi ari amafaranga yabahaye arambwira ati ngwino mujyane ku ruhande kara sinakubeshya uriya muntu bira bintu arimo aravuga nukubeshya ati ntureba ari amafaranga duhaye ati twongeye turayamusubiza ati ikindi cya kabiri ntureba kari agacupa afite k'amazi agacupa afite kajyamo amazi harimo ibintu bijya gusa n'inzoga avuga ngo namaraso y'urukwavu nti ati hariya ni fanta ya coca yavanze na n'icyuma icyuma kingiki icyuma kino gisindisha noneho ikorera mu nzoga Imana ni hehe yakoreye mu nzoga ijya gutubura amafaranga cyangwa gutanga umugisha Imana ikorera mu nzoga hehe hoya second icya kabiri Imana ikorera mu nzoga nyabingi Yamani hari uyu ntabwo ari Imana y'Imana umujura nyabingi nazikorera mu nzoga z'abatarekeresha inzoga ngo Imana ikorera mu nzoga reka ikindi cya kabiri Kanyombya ubwe yanyibwiriye yuko biriya bintu mpano y'Imana akora ari ubutubuzi kandi Kanyombya numwe mu bantu bifashishijwe na mpano y'Imana mu kugira ngo bamamaze buriya butubuzi Kanyombya rero nawe kwera ko yabonye ibi bintu twabihagurukanye kandi akabizi yuko abasitari bavuga ari kijyana nawe arimo arabigarama arimo aravuga ati mpano y'Imana inyeraga amafaranga agatubura ariko Kanyombya nyine kwera ari umusitari ariko nawe ntazongere uko rikosa nkaririye ntazongere kuko ni umusitari umuntu wari we wese ashobora kumwifashisha agakora ikintu kibi kwera ko afite izina rwose abasitari mbivuge tumubaze ngo ari amadolari yaraguhaye yamuhaye ibihumbi Mishu mujya muvugana humeka togo tumuhamagare akira zana hano cyangwa nawe ujya kwihahirayo oya wiva ngo kwihahira se twakoranye kwa Manibu nta nimero ye ndabizi muraziranye okay ibi nkubwira wasanga uri umukiriya we ntawe ushaka kuhamagara na Barakineza Moses ubu tunavuga none asaza ari gukorana na Jackie uri bari gukorana Mano y'Imana avuga ngo nje wama na tsabi namuhijana kugira ngo n'abantu bo muri Sakira baba star banyizere mbona uko mbira uyu ntabwo ari Imana y'Imana ni umujura ariko igihugu nk'iki kuki abantu nk'abariya koko ariko reka noneho ngira ikintu mbwira niyo gituma amategeko yajeho reka nkubwire pasi reka nkubwire ikintu kimwe kandi nohe nawe munyumve muntega amatwi n'abandi bantu mwari n'abandi bantu mwari murimo gukora utuntu mwe muhagaze reka tubanze mvuga iki kintu rwose urwego rw'ubugenzacyaha RIB nicyo twatangiriye nimubona umuntu arimo arakora ibintu nk'abiriya mwirindira ngo abanza akore byinshi rwose nicyo twabatoreye nicyo urwego rwashyiriweho mujye muhita mufata umuntu bitamishu ndi kumwe n'umunyamakuru witwa Impanuro ndi ku Impanuro TV ndi kumwe n'umunyamakuru witwa Pasi aricyo shaka kukubaza akira mwibarize utanagira ngo Noheli ngo ni ibiki Mishu mwiriwe neza mubaza niba ari amadolari yaramuhaye Noheli tuganira n'uwitwa Pastor Claude nawe hano atubwiye neza ko amadolari ntazo umubare wayo wahawe ejo bundi kuri kamera na mpano y'Imana ko yakwatse nyuma akaguhamo idolari 100 ryonyine nibyo cyangwa ni ushyushye inkuru aryo naryo mu 40 niba atari 40 mubaza turi kuyikuzanamo nuko nawe urumwe mu bagaragaye muri video wishimira ko uhinduriwe ubuzima nkuko yarabiki Pastor Claude ntayamuhe yego byaba ari byo koko Mishu Noheli bari kumbwira ngo sinaya ngo n'icyo jana ntibyagezemo abagwayi 40 by'amanyarwanda rero ntabwo ngeze bintu mbikunda pe ukuri kwabyo ni ibihe nyakubahwa Mishu ntabwo mbishaka nje kugira icyo mbisobanuraho none hari ikintu yenda gitoba mpano y'Imana ni imbaraga z'Imana akoresha ni za Satani cyangwa nizo yihimbiye ku giti cye ntabwo mbizi mubaze esa ayo madolari warataha nabonaga ari byo akira reka byukura bagirana ku akwatseho umuriro Mishu karame ngenda bizi ko aya madolari ahura tubura inote 3 z'amadolari
aya madolari waratahanye Claude mu kiganiro Pastor Claude avuze ko aya madolari atigeze yatahana yayamwatse kandi nawe urabizi neza ko ari amadolari atayaguhaye kuki ahora tubura amadolari 3 nabyo nzi kabisa gusa nabonye ayatubura tu ubu tunavugana ari kumwe na Jack mu kiganiro wamumaye Mishu tukavugana Mishu uraho neza ni Karabo k'Imana ari ikintu nshaka kukubaza Kanyombya ni umwe mu bantu bakoreshejwe na Mpano y'Imana ngatubura amafaranga we yerangije kwigarama avuga yuko Mpano y'Imana ari umutubuzi ubundi bari abakobwa bose Mpano y'Imana akoreshaga bamwigaramye none wowe kuki uri muranga gutanga amakuru ngo niba ari bukuzane nk'umufatanyacyaha umufatanyacyaha gute nyine urumva wowe urimo uramushyigikira kandi ibirego byamaje gutangwa kuri ya muntu hari abantu yatuburiye batangiye no kujya kumuripotinga muri RIB none wowe urimo uramushyigikira ibyo nabyo nzi njyewe nabona ko atubura kabisa bigakunda none se oya batubwiye ko ngo yagoye amadolari 1000 warayatahanye cyangwa ntago yatahanye ariko ubundi muwaza mukambwira mutari mu kiganiro oya none se kari no heri guhamagaye umva ikibazo ryari Mishu muri abastari nibyo nabwiye na Kanyombya muwa mugomba kubera ijisho abandi bantu babakurikiye none se ubwo nimba uri muri emeza yuko ari umutubuzi atari umutubuzi kandi ari umutubuzi urumva utari muri mufatanya cyaha none ngiye ko namumenye ngo ni Impano y'Imana akanyiburesingira ibyo ndabijyamo nshaka aha oya we nta n'ikibazo ufite rate we rwose naje n'abantu bagutinda yego wenda reka tugushimire wenda butaho uzavuga ukuri ariko urani igisambo kiri kwitiza iby'abandi bantu kikabyitirira je namuziye nitwa Prophete Noheli Mpano ya Satani nakuziye uyu munsi wa none nawe Baraka Ineza Moses ayo mafaranga wariye avuye mu butubuzi avuye mu kwiba abantu niba uri umukozi w'Imana niba uri ikivejuru niba uri ikintu utamenya cyavuye uraza ugahamya ngo aremewe babafungane cyane rwose ariko uzi reka umukozi w'Imana uhamiriza umuntu wari uzi agaciro k'ifaranga uzi ko habonetse nk'umukire urumva akaza na wenda miliyari nyinshi cyane buri munyarwanda akagenda mukubita nka miliyoni 10 uzi ko yaba agiye gutuma ifaranga ry'igihugu rigwa uzi ko bitemewe mu gihugu oya birabyitwa inflation yes nukuvuga ngo umuntu aje twese akaduha amafaranga cyangwa nk'umuyobozi runaka abari marica agaciro k'ifaranga umuntu witwa Fistura Prophete Fistura muzi ukorera kuntaraga ntabwo amuzi ejo bundi ntabwo uyu witwa Ineza Baraka Moses ari we waje ngari gutenga ngo Kristo siwe twabonye none se yabanje akitenga arahamiriza umutubuzi igisambo ruharwa mbese ni umufatanye cyaha n'umujura uyu Eric ntimuzi uburyo kinamubonye icyakabi niba Mpano y'Imana ibyakora ari ibintu koko bijyukuri yasizeho bodyguard yiki ajya bodyguard yego yasizeho bodyguard yiki oya yari anegekabya bazana kuri kamera bodyguard nimba bayanyweye mugo umva afite bodyguard nimba uwo bodyguard bayanyweye mugo ukoze kuri Mpano y'Imana bahita bakwica afite bodyguard ufite ijisho ryabaye nkuru nyanya ahubwo rwose simbizi RIB yo yarangije kubyumva ariko ikintu ngira ngo mvuge Noheli akakanya ubu Noheli aremewe yararemewe kuko bo Noheli ibintu arimo arakora hari abashumba abandi batarimo kubikora byanananiye hari abantu benshi uyu Noheli ari mu murongo mwiza aremewe igihugu kiramwemera abantu umuntu wakwanga Noheli yaba afite ikibazo ubaremewe ibyo nitandukanyije igisambo tuba dushaka abantu nk'amwe yaguhaye ngaye bundi mbere yaba duhura arambye ati ngwino kuri kamera ndaguha impano ariko watangaje ukuri kwanjye kose ko n'igisambo nsigura umwanda ubinkureho uri kumva neza ndavuga niyo Mpano y'Imana naramusesenguye ninjira mu bitandeba mbabarira anyemerera ko ari bumenga Imana yamaye 7,000 wabyumvishije ariko nza gutekereza kwa maye 7 navuze ngo aremewe ntanamusaba imbabazi ngo kuko namuvuzeho sinzoya kumuvugaho abamama bari kwibwa abakecuru abanyacyaro abanyakarongi abanyamajyepfo n'abanyarusizi na hehe hose no mu Majyaruguru na Rubavu abakoze mu rwego amafaranga yo guhayisha bakayamuriza bayatubure bakirukanwa ahubwo ari nandi makuru mfite mutazi kagira inkuru bene Imana Mpano y'Imana iriya modoka ngafite
mfite amakuru ko hari umuntu yesikaminze yazanyeho ubutekamutwe imodoka arayimwaka. Genda mu modoka bwoko ki? Afite imodoka ya Karina yashaje nayo igenda ita PS ngigirana amatara kazima. Afite umushoferi bagenda banasinze banza nta na perime bagira. Banza nta perime bagira. Bari abantu basikaminze imodoka bayibona batirigeze babona perime. Rero umuntu mpano w'Imana atwariye imodoka mpamagara kuri 078 688 55 karindwi 84 n'abandi bose yatwaye amafaranga muduhamagare. Umva nkubwire njye umushaka gushimira. Hari umushaka gushimira ari muri Amerika. Nkuko mubizi. Yego. Niwe muntu wagaragaje ubutekamutwe bwa mbere bwa mano y'Imana. Niwe wagaragaje ubutekamutwe. Ahubwo rero bwa mbere bwa mano ya Satani. Kuko neza. Kakajwe. Ahuri wubahwe. Kakajwe. Duhamagara izina nimero dutanze wohereza akantu mugende mujye kuri Kakajwe mukore subscribe. Nanjye umuntu ufite amakuru kuri mano y'Imana. Mamagara kuri 0780 52 90 iba no kuri WhatsApp. Amakuru n'ibimenyetso bifatika. Saha gusa ku Manuro TV. Ndakuziye wowe wagisambu ngo ni mano y'Imana. Ndazenguruka televiziyo zose mvuga ubutekamutwe n'ubwesikoro bwawe. Paka na leta igize ikibikoraho. Kukuri kwiba abantu. Tugomba gusakuza paka. Tugomba kuvuga ukuri. Abantu bakamenya ko ubundi Imana ikora inyuze mu nzoga ni yahe. Imana ikora muri veruje, ni ikorera muri wayini. Ntabwo Imana ikorera muri byeri. Imana itanga umugisha wayo kuko yemeye kuwutanga. Arahiye. Koko. Buriya nanditse ko nzataka Pastor Claude, ariko Pastor Claude aremewe. Aka kanya avuze ubutubuzi bwiwe nawe bwa mano y'Imana. Ubwo nuko ariko iyaza ko yemuha nawe abari kuvuga ko yemewe. Oya. None se ngo wamuhaye ngo ntabwo yamuhaye make. Ariko Pastor Claude ni umuntu ubasha kureba akamenya ngo uyu muntu afite ari guteza ikibazo muri societe. Yego. Akata amurinda abandi. Nabonye arice n'abajiste ejo bazaza bavuge. Nabaheze cyero wajyu wajunja mabaceceka bazaza bavuge. Nta muntu utazakuvuga we mpano y'Imana Tobari. Toba tuza ndaje nzana Agripine kuri kamera. Agripine no wese kandi. Ndaje muzana. Agripine no. Kabiri we Tobari. Ndaje nzane uyu mwana w'umukobwa kuri kamera. Ndazana n'abandi bose wajyu utera mada ukabihakana. Ijambo mada ntiriba haba umuntu agiye atera inda. Yagiye agenda atera inda. Nyine mvuze ngo mada ni hano yatera inda haratera. Icyo gihe ubwo bwinshi ntibubaho. Ahantu watera inda hose. Mvuge gutya? Yego urcyo. Ndabazana. Umuco ururimi rwacu ruduhuze. Ariko Tobari. Tobari wita mano y'Imana. Nitwa Prophet Noheli. Singusaba imbabazi sinkwinginga. Sikuri kumutera ubwoba. Ntabwo mutera ubwoba. Usinyira kumutera ngo afite utubari za Gisenyi ngo aragufunga ugasimbuka impfu ngo ukagira ute ngo wafata abantu ngo babahindura injangwe. We nta bushobozi ufite na buke bwo guhindura umuntu injangwe. Karaba k'Imana ngo yabahindura ipusi. Senge buriya rero nuko nirinze kuvuga ukuntu ngo ngende ngo beka mutuntu two kumukebura. Mukebura ndi ku kinyamakuru kiremere gifite izina rinini. Oya cegete hari ukuntu akantu mba nagiye nkanagamo muko mutuntu. Ubu nirinze cyane nigengesereye nafashe ururimi rwa nitonze. Ibyo guhindura ipusi azajye guhindura nakubwo reka tugende gake. Ariko iyo mukoreje ako karaga simba ko murwe mukavuze gutyo ubundi mujye mukita injangwe. Ni injangwe. Iyo mukise iryo zina rindi hari ikintu Pasi Abanyamerika bumvamo. Hari akantu ugira ngo mbwire n'abantu mudukurikiye kuri social media. Kagira inkuru. Iyi social media bantu mukurikiye YouTube impamvu mu minsi yashize mwayarebaga mukabona mwese mwayanze. Nibyo bisambo byose twahanganaga nabyo tubyirukana byari byarateye none ibisambo byaraje biratuzibiranya abantu bavuga ukuri bashaka twebwe kutwereka kutugaragaza nk'abanyabinyoma. Niyo mpamvu abantu benshi bavuga ngo Karabo ngo n'umunyabinyoma ngo ngiye reka mbahe inkuru ya mbere. Hari umuntu umwe wigeze kuza aransenya icyo gihe ndabizi igihe nari muzi mu bufuti bwe bwose aransenya avuga uburyo ngo ndi umuteka mutwe n'ibiki byose abantu baramukurikira icyo gihe yari afite hit icyo gihe uwo muntu yigeze no guhanurira Yago ninjye muntu wa mbere wa break inzi nkuru ye bwa mbere buretse gato ngiye kubahereza ibintu bibiri urumva ngiye kubahereza ingero nk'eshatu ninjye muntu wavuze inkuru ye bwa mbere abantu barantuka nyuma biza kugaragara ko nawe hari utuntu yajyaga avanga mutwe kubeshya. Kabiri ninjye muntu wazanye umuntu witwa Bishop Gafaranga ninjye muntu wa break inzi nkuru ye ya mbere imwese yarabafashe imitima yirirwa babeshya kumbi umutipe yari yarataye umugore n'abana ubu ntiyashatse undi mugore sinjye wabizanye bameze neza ariko gatatu buretse
Gafaranga aremewe ariko buretse Gafaranga uremewe yasutsweho n'amavuta nyine aremewe areme Gafaranga yemewe Gafaranga wambeshye ngazaza ngo oya Gafaranga wambwiye buretse gato Gafaranga wambwiye ngazaza ugazanzanira ari mu murongo mwiza Gafaranga uremewe Gafaranga umva icyo mvuga mwica mu ijambo ibyo byemeye kuri mwebwe yarambeshye ngazanzanira igikoma cy'umwana nyuma nkajya muhamagara ngo karabongo mwingo ambeshye we stop gatatu sije muntu wa break inzu nkuru bwa mbere yanibishaka mwese ntimwantutse birangira avuga ngo kubenura ngo kugeza aho nohera murangirije kugeza aho noheri noneho akubiseho kashi urumva icyo ngira ngo mbabwire rero sinabo bonyine ni inkuru nyinshi nge nagiye mbrekinga nkazizana nkazikubita mukantuka ariko mugasanga ibyo mbabwira ari ukuri bemewe umuntu witwa Bishop Gafaranga nge nitwa Prophete Noheli uremewe ntago yemewe aremewe fukama hasi musengere fukama hasi musengere aremewe kabiri mama Sharirene nawe aremewe ntago yemewe Pastor Mutesi aremewe ntago yemewe uriya we bararangije no kumusenya byararangiye azanshake murambure y'ikiganza baremewe aba nabashumba bemewe umva babwire rero Prophet Ndahimana Claude aremewe mu Ndahimana Claude yavuye mu miduharya umva ibintu by'abantu reka tubyihorere abantu baremewe abemewe Imana niyo izabayo reka twebwe tuvuga ibingibi twatuzimbi ariko se karabo ni gutavuga ngo Gafaranga Bishop Gafaranga urumva bafitanye ikibazo Marite Mugisha aremewe Marite Mugisha umwe mu producer w'ikinyi nawe nago yemewe Marite ntawe nzi nuwa hehe Marite nago muzi nawe akora iki ni mu producer abikinyi yakoze ihe ndirimbo mukundira yuko nyumva mbere yuko ngusaba aremewe abantu bajya kuri Marite Mugisha bakore subscribe urumva aremewe abo ni abantu bemewe ngiye mbavuga abantu na Louise Mimi Decor aremewe mu isoko ry'Inyarugenge umuntu ndimo ndemera na Kerema aremewe abo ni abantu Kerema umuntu ndimo ndemera cyane uyu munsi ni umu influencer witwa DJ Brian DJ Brian kude chapeau kabisa uremewe DJ Brian yagiye kugabanya inda asubira kuri taye kabiri arimo aragaragara mu bikorwa bikomeye cyane ejo bundi yari muri campaign yo kwamamaza imvangiro reka dushimire Imana yaduhaye uyu icyubahiro ni Imana ikuzo rya ishobora byose Mana nsengeye abantu bari ku manuro ubaho umugisha mu izina rya ariko na Taseti tusaremewe kuko yadashyira impamvu yemewe ni umwe mu bantu ntajya mbona mu matiku kandi n'umwe mu bantu ugira indirimbo nkunda cyane nabo subabire baremewe n'abaremewe ukumva neza muri bo murasaba ituro nabumvisha muri gusiga amashaka tusuva impamvu mu byabaga remewe buretse ariko ibyo byatewe byuretse ubwo yatayigura nawe uri kuvuga ko atemewe umva impamvu ngewe Titusi yemewe Gafaranga ntabwo yazanzaza hano buretse gato umva impamvu Titusi yemewe Tasi yaririmbye indirimbo ndayikunda abantu birengagiza ngo mukunze mwiza nzi kunyumva iyo ni yatewe umva Tasi ye ubuzima ni nk'uburabyo burarabya ejo bukuma iyo ndirimbo ni ngewe yakoze kwizina ryanjye oya buretse gatoya hari n'indi ndirimbo yakoreye ahantu bita mu Kinigi Titusi Tasi ya ndirimbo yakoreye hari mu majyaruguru warayibonye nziza cyane ari kumwe n'umuntu gucuranga violin ya ndirimbo buriya namuhaye amayideme nohe usibye ni njyewe muntu hano ikintu cyabonye muri ndirimbo ni Talazi enema topifo koniza Imana ivuganye nanjye ko Taseti Tusi yemewe umuntu umurwanya wese azapfa tazi ibyo azize Benesti enema zobrere konizango nimanuro iremewe n'aba diaspora bose mu nkunda muremewe abandwanya nama nzabahuza na kakajwa bamera ukuri oya umuntu wanga Tasiye ni ba bantu bafite utubuno tumeze nk'utwihe irurira umukingo so rero karabo reka dushimira abantu badukurikiye yego karabo ngiye kumbwira ngo asengera abantu ariko ndabona atari mavuta gusenga ene Talazi enema topifo konizango bunidra Mana duhesheje umugisha abana ba iki gisambo cyitwa ngo ni Imana y'Imana Mana witeka abantu baho ubwenge ubakize iki cyago ubakize uyu muzima mubi wigira umukozi wabo wigira umuhanuzi adahanura akavuga indimi yo nakizwe mu izina rya Yesu urakoze kuri Imana itanze ubuzima ku bantu babo abo bakomerekejwe n'amano y'Imana
uwo muri Uwiteka niwe wo muri mitima yose yakomeretse mu izina rya Yesu kandi sinagenda nasize ngo baraki neza Moses muhagakiza yicanye n'umukobanyi kandi biraba ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi nahagariye mu nzira z'abanyabyaha ngo niyicaye n'abakobanyi ngo wazahanwa n'igiti cyatewe uruhande rw'umugezi amen. Moses muhagakiza umwigisha umukura imbere y'uyu mutubuzi mu izina rya Yesu amen. Yesu abamugisha ndabakunda cyane shalom shalom. Imana ibahe umugisha rero bakunda no kurikira ibiganiro byacu. Imana ibarinde nakagaruka mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde ibakize kandi ibahereze ibyo muyisaba byose mu izina rya Yesu. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.